kuri njye bivuze ikintu kinini, ni ubwa mbere hari nyicayeho, ni ibintu bidasanzwe kuri njye kandi bikaba n'ikintu kiza ku gihugu cyacu, tukabasha kuba twagaragaza u Rwanda uko dushoboye, ni ibintu bidasanzwe ndabyishimiye cyane. Bivuze ikintu kinini kuko turi kumwe n'abanyarwanda benshi baje kudushyigikira, imiryango yacu, abavandimwe, abantu bakunda igare bose bari hano ku bw'abanyarwanda. Ibintu byiza yo gukinira iwanyu, ubona abantu bose bagushyigikiye bari kugusapotinga, ibintu twifuza ko byanakomeza, natwe bikaba byadufasha gukomeza gukora cyane kugira ngo dukire icyo tugaragaza cyangwa icyo twakora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugaragara neza. Navuga ko performance yanjye ntabwo yari mbi cyane, yari neza bitewe n'igihe twiteguriye. Twamaze ibyumweru 3 Musanze, tugaruka tujya mu Bugesera, tumara iby'indi byumweru 3 twitoza kumwe n'abakoci n'abantu bashinzwe kudukora massage, mbese twari dufashwe neza. Bagerageje kudutegura uko bashoboye kugira ngo tuzabashe kubafominga ku rwego rwiza. Navuga ko ibyo twatanze nibyo baduhaye. Navuga ko ni ikintu cyiza ko u Rwanda rwatugiriye icyizere, rugaha amahirwe abakobwa angana n'abahungu. Mu gihe cyashize ntabwo u Rwanda abantu ntabwo bakiraga ko umukobwa yanyonga igare cyangwa nk'ibyo umuhungu yakora akaba yabikora, ntabwo babyumvishaga. Ariko ubu ngubu bitewe n'ubuyobozi dufite barasipotinga abagore, bakaba babafasha kugera ku iterambere ryabo. Nibikomeza gutya tuzabona abakinnyi benshi mu Rwanda b'abakobwa banyonga igare, bazafasha no kujya gukina amarushanwa yo hanze nk'abantu bazungu turi gukinana n'abaprofesiyoneri bakina nk'ababigize umwuga, bakina amaresi akomeye hanze. Ntekereza ko natwe tubonye ubwo bushobozi bwo kwitabira byazadufasha kugera ku rwego rushimishije nk'urwabo.